Mu minsi ishize mu karere ka Ngoma murabyibuka ko haje kugaragara umwarimu wavuzweho byinshi bijyanye no kwiba ibyo by'umwana cyangwa se by'abana akabika mu kabati, ariko bikavuga yuko uyu mwarimu kazi yagombaga kuba bino biryo wenda asanzwe abikora akabyana mu rugo rwiwe. Abantu bavuga byinshi cyane, batabarimu bafite inzara mu magufwa, abandi bati n'umwarimu ashobora kuba wenda mu rugo afite ibibazo bigiye bitandukanye, abandi bati ashobora kuba atabanye neza wenda n'umuryango wiwe, aho usanga wenda kubona icyo kurya kigiye kigoranye bitewe n'uko wenda usanga umwarimu yibye idishe yose akayishyira mu kabati, ariko bivuga yuko ashobora kuba yayijyanira abana bo mu rugo. Byahise biteza intugara nyinshi cyane hirya no hino ku social medias ndetse no ku kigo cy'ishuri. Bamwe na bamwe baravuga ati ntabwo byari bikwiye. Uyu munsi ndaganze bagarure noneho kuri nkuru neza twisesengure tubabwiye n'icyo kuvugwa nyuma yuko yari amaze gufatwa nk'umwarimu wavuzweho kwiba ibiryo, akabarizwa kuri GS Kibare, murahazangane mu karere ka Ngoma, aho yari yashyikirijwe cyangwa se yajyanywe mu maboko ataraye, cyangwa se RIB yaramutaye muri yombi kugira azabashe gusobanura mu by'ukuri ibijyanye n'iki kintu cyamuvugagaho kuri kino kigo cy'ishuri. Murabizi hirya no hino mu gihe gito cyagishize Mineduc cyangwa se RIB hamwe n'ubufatanye bwa Mineduc bari bagaragaje yuko ibyo by'abana bigenda byibwa. Ubwo bagaragaje wenda n'uturere tugiye tandukanye twagiye tugaragazwaho n'ano makosa yo kwiba ibyo by'abana ku rwego hejuru cyane, aho havuzweho byinshi cyane, abantu batangira gutanga commentaire cyangwa se gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero kuri GS Kibare mu karere ka Ngoma, wa mwarimu wari umaze iminsi igera nko mu 8 yaratawe muri yombi, cyane cyane yuko bavuga ko agomba kujya kwisobanura ku bijyanye n'ibi bintu. Abantu benshi barimo ubundi hari ikintu bakora batakizi. Ubundi muri sitati ivuga yuko nta mwana wemerewe kubwiribwa igihe icyo ari cyo cyose leta yaba yatanze ibyo kurya. Murabizi ko leta henshi igenda igabura ibyo kurya cyangwa se izana ibyo kurya ku mashuri kugira aba bana b'ibigo by'amashuri bagira ute babashe kwiga nta nkomyi. Aha rero mu karere ka Ngoma umwarimu witwa Marie Claire kare wari wavuze kwiba ibyo kurya moshera, ibyo kurya bihiye atari bya biryo wenda bavuga ngo ni ibiryo urya guteka mu rugo, ibyo kurya bihiye kwa kundi abateka mu kikoni bagerageza kwara ibyo kurya bakabishyira mu madishi cyangwa se mu bintu baruriramo none bakabijyana mu ishuri. Uno mwarimu we yaragize ati rwose reka nyereze cyangwa se ibintu byo kurya simba abanyeshuri noneho bize kurangira wenda bijyanye mu rugo. Ariko nanone mbere ko dukomeze reka basaba akantu gatoya munyemerere abantu musanga dukurikirana amateka mwakanda subscribe muyikande musharinga n'abandi bose kugira tujye turabana mu biganiro bitandukanye, ubiko kana kuri notification cyo twibana mu biganiro nk'ibi ngibi, cyane cyane yuko twete dushobora tukugana ibitekerezo ahantu honyine haba inkuru zicukumbuye nk'izi cyangwa se inkuru ziba ziri update muba mutabonye ahandi hose hashoboka. Tugikomeje rero byavuga yuko mwarimu Marie Claire wa GS Kibare yibye ibyo kurya nkuko mwagiye mubona no mu mafoto, avugwaho kwiba ibyo kurya by'abana bihiye, ndetse abantu benshi mu kugaragaza imbogamizi zari zirimo nuko bagiye bagaragaza yuko uno mwarimu ashobora kuba afite inzara mbi cyane, uhereye yuko nta mwarimu w'u Rwanda wagombye kuba yiba ibyo by'abana akabihisha akabijyana hehe mu rugo. Nyuma yaho gato rero urumva yajyanwe mu maboko ataraye bajya kumucumbikira, ariko mubaza bakora iperereza byimbitse ku cyaha yakekwagaho. Uyu munsi rero bikaba bivuga yuko uno mwarimu ashobora kuba yashyikirijwe inkunga yakushanyijwe n'abakunzi ba Impumeko Iwacu kugira ngo wenda babe bamufasha, nyuma yuko yaramaze iminsi igera mu 8 yatawe muri yombi, kandi akaba yaragomba kurekurwa kugira ngo ari hanze, nyuma yuko haragaragaye yuko nyine icyaha yakoze kimwemera kuba yajya hanze, none akaba yagiye ute yaburana ari hanze. Abantu benshi rero murabona gufata ibiryo mu sherami ukabyaka abana ukabihisha, none wanajya kubihisha bikaza kugiramo cyangwa se ukaza kubigiramo ingaruka nk'izi ngizo ku mwarimu ashobora kuba yafatirwa byanzuro nk'ingiyi. Ntekereza yuko wenda Imana izo kumufasha kuko wenda kano kare ka Ngoma kabaye kujyanye 100% icyaha kikamuhama. Ntekereza yuko kino cyaha yaba yarakoze cyo kwicisha abana inzara ku ishuri atazagisimbuka na gatoya. Ariko nanone bano b'Impumeko Iwacu cyangwa se Impumeko Iwacu bamaze kubona ko ari ikibazo gishobora kuba gifite aho gishingiye cyangwa se gihuriye n'imibereho mibi uno mwarimu yarabayemo ku GS Kibare, nicyo cyavuze kiti
reka tuze kureba mu by'ukuri niba bishoboka yuko n'umwarimu umuntu yamuremera. Nibwo bakusanyije inkunga rwose nk'uko muri kureba kuri ekara zanyu, baravuga ati tuze kumufasha. Murabona uyu umunyamakuru ngira muramuzi uri kuri ekara, ariko icyo kigambiriwe hano ni ukugira byibuze bafate mu maboko cyangwa se batera inkunga uno mwarimu wari wagaragaweho n'icyaha cy'uko yibye ibyo by'abana bihiye mu idishi cyangwa se mu byo baroreraho. Reka wenda tuze kuva muri kino kintu kugira gisobanuke neza. Ubu ni n'umwarimu ahita wibaza no kubera iki yari yibye bino byo kurya cyangwa se akabijyana we abivugaho iki, ariko mu byisobanuro yatanze mu makuru twagiye tubona yihishe cyangwa se mutigize mumenya, nuko we yavuze yuko ibintu byo atigize abyiba, ahubwo ashobora kuba yarabibitse cyangwa se yarabifashe harimo abana benshi batari mu ishuri, none akafata ntabwo byakagombye kuba ngombwa yuko umwana yaza kubwiribwa, ahubwo reka bishira abandi bana. Mu kwisobanura kwiwe nicyo yagaragaje, ariko sinekeza ko wenda cyari igisubizo cy'ukuri cyangwa se byibuze ubusobanuro busa nkaho bwimbitse, mu gihe yaba yarafashwe koko yarafashe ibyo kurya byiwe by'abana none akabishyira mu kabati, ariko hitezwe yuko mu by'ukuri araza kubijyana mu rugo iwe, wenda akaza kubifungura n'umuryango wiwe. Ikirari kirimo hano ni uko iki gikorwa yaba yarakoze cyo kuvuga ngo abana ngo hari abadahari, wahita wibaza bari bari hehe, kuko nimba abana basohoka saa 5:40 ubundi bagomba guhita bajyana ahantu barira, cyane cyane ko hari ibigo byinshi by'amashuri bari mu mashuri cyangwa se bari mu makarasi bariramo babigiramo, bikaza kurangira wa mwana n'ubundi aho yarari ari naho ahisa akomeza kurira nyuma yuko batera ibyo kurya bivana mu kikoni cyangwa se aho byateguriwe bakabigeza ku bana. Rero mu kwisobanura ko ibagaragaza yuko wenda byibuze bino byo kurya yaba yarabihawe cyangwa se yarabishyikirijwe byaramugezeho, kugira ngo wenda abigaburira abana, yaza kureba agasanga ari abana badahari akabateka benshi cyangwa se byibuze bibabikire none nze kwiba. Cyari ikintu cyiza cyane nimba byaba ari ukuri, ariko none wibaze ni gute none nimba abana badahari idishe wenda ry'abana 15 cyangwa se 20 ukaza gusanga bayishize mu kabati, abana bakaza kujya bigasozwa. Wakwibaza nimba aba bana yagomba kubagaburira mu gihe cyari hari nyuma ya saa 6 inone akabati wenda nibaza kuva ahantu runaka ndaza kubagura. Ese ikigo mu by'ukuri ntabwo cyakize ko bana bana wenda bari hanze y'ikigo? Wahita wibaza ikibazo gikomeye cyane. Iki nene yahavuzwe ibintu byinshi cyane, hamwe basanga hamwe ngo bafashe ibyo kurya bihiye bajya kubigurisha muri za restaurant. Murabizi hari henshi twagiye tubabwira inkuru ibintu byagiye bibaho, ariko mu by'ukuri bigeze kuri umwarimu aho byabaye agahomamunwa, aho wakwibaza noneho ubundi nimba n'umwarimu asanzwe abikora abinyuza hehe? Ubundi ibigo by'amashuri nta basekirite wenda byuze bagira, bagombye kumenya n'umutekano wo ku manwa, bakavuga bati uno mwarimu yinjije kino kintu cyangwa se n'umuntu yinjiye mu kigo kino ano masaha arasokamo no buryo, ariko ntihaza kugaragara yuko umwarimu ashobora gufata idishi yose akaza kuyibika ateganyije yuko ashobora kuyijyana hehe mu rugo ngayigaburira abana, yicishije abandi bana inzara ku ishuri. Niba ari byo kuri none uno mwarimu yafite ikibazo gisa nka kitoroshye cyane, none se ni gute wavango urajya kwiba ibyo kurya by'abana? Niba abana wenda ufite abana 50 uko Benedika bivuze ko nta mwana cyangwa se nta shuri igomba kurenza abana 50, hakaba arimo wenda amadishe 3 arajya mu ishuri, ugakuramo idishe imwe, kandi muzi yuko abana barya ibyo bigizite byagenwe cyangwa se byapimwe ku magarama runaka bitewe wenda niba byatetswe. Ukibaza nimba noneho nyuma yuko yabonaga yuko afashe umwanzuro wo gufata ibyo kurya nkabijyana, yaba noneho yaragiye yumva yuko nta ngaruka mbi ziraza kumugeraho. Uyu munsi ratuvugana nubwo bano bantu bafashe inkunga yabo bakayimuha cyangwa se rino tsinda rijyanye n'impumeko y'iwacu bakamuha inkunga cyangwa se ka envelope nko muri kubona hano, ntabwo bivuze yuko nta kintu kishi inyuma, kuko nabo abantu bakuru birashoboka ko basanze mu by'ukuri kwiba kuri umubyeyi cyangwa kubona umubyeyi yaribye ibyo kurya gibihiye mu idishi cyangwa se mu kintu baruramo, ashobora kuba yarafite mu by'ukuri imibereho mibi ishingiye yuko nta byo kurya yari afite mu rugo, noneho bakaza gusanga bagomba kumutwerera cyangwa se kumufasha kugira abone ko wenda yaba yorohewe mu gihe runaka ati yabona ibyo kurya bihagije. Aya niyo makuru kano kanyegezwe ko nkuru mwigize kumva,
yo mu karere ka Ngoma ku mwari mutwa Kerere cyangwa se Marie Kerere kuri Gishisi Kibare, aho byavuga yuko yatawe muri yombi agiye ukurikiranwaho icyaha kigaragaza yuko yaba yarabise ibyo kurya by'umwana cyangwa se by'abana atafite uburenganzira, uretse ko nta n'umuntu n'umwe mu Rwanda ufite uburenganzira bwo kwicisha abana inzara abikoze mu nyungu ze bwite. Reka twizere ko biraza gukemuka neza hano hari Kudira TV. Reka nongetsa umuntu wese udukurikirana waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze, wumva yuko ugomba kubana natwe, ukumva ko ari ngombwa. Aha ngaha ntago kwinginga cyane, noneho nimba mva ko ari ngombwa kubana natwe ikande subscribe twimanukire, ubundi ujya hano handitse notification ukandeho kugira ikiganiro ugere wa mbere kubona ikiganiro cyacu muri aya masaha. Ikindi ivuga gusangiza n'abandi inkuru zacu, ukande kuri like, utwandikire utubwire uko byumva. Ubundi hirya no hino iyi mibereho y'abarimu irashimishije cyangwa se iri mu kibazo gisa nkaho giteye ubwoba. Niba dukwiye kano kanya andika ngo turakwemera turagukunda. Ciao ciao, ikiganiro cyo ni kigaruka.